ahubwo ikibazo cyabayemo ngo yari ambasaderi mu Buhinde ngo agaruka mu Rwanda ngo aje gushyingura nyina, ngo nibwo hatangiye kuza ibibazo byo gushaka kumuta muri yombi bamushinja ko ari kuvugana na Karegeya wari wagiye muri Afurika y'Epfo, ariko avuga ko impamvu ubutegetsi bwatangiye kumureba nabi ngo nuko yarwanyije ngo kudeta yo mu 2000 ngo yakuyeho perezida wari uriho Bizimungu nyuma yuko yari amaze gushinga ishyaka ubuyanja. Niko yabyise mu magambo ye, avuga ko ubwo nicyo kibazo cyabayemo ntabwo yigeze abyemera, ntabwo yashatse kujyana nabyo. Atabivuze ati simbyemera. Ndavuga ko atigeze abivuga ngo ntibyemera, ko atajyaga nabivuga n'ubundi kuko abivuze ubwo ngo oya nuko ari muri ambasade baramuhamagaye ntigiye wari uciye yarinze niyo nama. Ariko igitangaje rero murebe ko wenda yari asanzwe akorana nabo muri leta, hari umuntu hagiye agaca muri za Uganda n'ahandi akagenda ubwo kuri iyo weekend agezeyo kuwa gatandatu kuwa mbere abafite ntuza residence bamukore kuri weekend kuwa gatandatu no ku cyumweru. Ubundi za system niziba zikora kuri aya mapariti bona nka ANC niko bimeze. Ukabona n'ibyabaye muri Tanzania nuko ari ibyo, kuko umuturage ntibakikorera umuturage, ntabwo akiri pariti y'umuturage, ntabwo umuturage ari uri ku isonga, basigaye bikorera bakora ibindi by'unuzane bagutaho icyizere. Na RPF bikoze bahitaho icyizere. Noneho ubwo ni kimwe, ariko rimwe na rimwe usanga ko iyo bizanwa, iyo leta imaze kuba yaratunzwe na ruswa n'akarengane, ibyo bituma noneho n'umuturage yahitaho icyizere, ugasanga yahitaho icyizere. Ubwo ni kwerekana RPF uretse ko no system twakoze yo ifite ukundi, kuko RPF ziri ku butegetsi ibusangira n'abandi. Hariya rero ntabwo basangira n'abandi, iyo batsinze batwara byose. Ibyo wenda ni bimwe bigize kuntu, ariko n'ibyo icyo gihe utagikorera abaturage, icyo gihe umuturage atari we, politiki yawe idashingiye ku muturage, umuturage azakuvaho uzaba umukorera. Hariya rero bibona nuko batagikorera abaturage, ntibazaba abikirenga. Burya bugira abayobozi, hakaba umuyobozi mubi, umuyobozi mwiza cyane, hakaba n'umuyobozi w'intuza, umuyobozi rwose excellent, hakaba n'umuyobozi w'ikirenga. Ikirenga ni nka perezida abo, ariko baboneka n'imboneka rimwe, ushobora kumara imyaka 100 utaramubona. Ariko burya iyo hari abayobozi beza baraho bakora bya bindi bye bikakomeza bigakora. Muri FPR abayobozi beza barahari. Badufite uw'ikirenga ni perezida wa Repubulika, ariko abayobozi beza barahari bakomeza imirimo ye. Uwo mwana Ange yabigiyeho kuko yishoboreye ubwe, nk'uko undi wese Tito, undi wese waza akaba ashoboye akagira abanyarwanda akababwira. Ariko rero we nta nubwo ari no muri ba bandi perezida wacu, ntari muri ba bandi bavuga ngo uwanjye nagira atya. Uzarebe nta n'icyo afite, n'icy'abanyarwanda, akunda abanyarwanda. Ntabwo ari wa wundi uvuga ngo reka nshyireho uwanjye azazamuke ari we nuko agira nk'uko hirya ugenda ubibona. Oya, ariko rero ikintu ni u Rwanda n'abanyarwanda, ibindi biza nyuma. Famiye ye iza nyuma, ikurikira ibyo ngibyo. Ubwo ni ukuvuga umuntu, kubwiza ukuri, mvuga umuntu uko ari. Ubwo simvuga nka perezida, ndavuga umuntu uko ari, twabanye igihe binagize, kuko ni umuntu ufite wenda binagize uwo nguwo, wenda akagira na koriteze ko azashobora bigira, yambwira ati sinshaka ko bizagaragara ko ari jye wakugize, nyamuneka buretse nigenda uzabyigirire. Ubwo ndamuvuga nk'umuntu. Mwiyumva mute iyo mubonye amazina y'abantu barahiye indahiro ya FPR, indahiro ikomeye cyane irimo n'amagambo yumvikana, bari ku rutonde rw'abateroriste? Kuko hari urutonde twabonye mu minsi ishize rwa FIC rwerekana abanyarwanda 25 barimo Kayumba Nyamwasa, barimo bita abantu Rudasingwa, babaye abantu b'imbere
muri FPR bibabaza ku kihe kigero kubona umuntu babaye warahiye ba FPR ko sinzi ko bigeze barahera muri FPR. ubwo uradusobanurira waba gute muri FPR utararahiye muri FPR? Oya reka nkubwire uko tugera. Yego, amahoro y'Imana bane namwe mukunda One Nation Radio, ni radiyo ya diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara, ni umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'igihugu, ariko nanone n'inararibonye nawe ubwe aduha ibitekerezo bitandukanye ku ngingo zitandukanye n'amateka cyane cyane igihugu cyubakiyeho kugeza uyu munsi. Honorable, mwagize neza kwemera kuganira natwe uyu munsi. Murakoze. Honorable, hari mu minsi ishize hari ihuriro rya 18 rya Unity Club Intwararumuri, umuryango wagiyeho muri 1996 ushinzwe n'abari abagore b'abayobozi bari muri kabineti kugira ngo haboneke ubumwe n'amahoro n'ubwiyunge. Biriya bihe byari bigoye abanyarwanda babashe gutera imbere, yaba mu buryo bwo gutera imbere mu mikoro, ariko cyane cyane mu mibanire bitewe n'amateka yari ahari. Iyo turebye icyo gitekerezo uko cyari gihari nyuma y'imyaka hafi 30, ubona mu Rwanda iryo terambere rihari kubitekereza ahanini bivanamo amacakubiri n'urwango nk'uko byari bihari mu yindi myaka 30 mbere y'uko icyicaro nka kiriya kiba? Ubu ngubu birahari. Abantu intambwe zaratewe nibaje n'abanyarwanda muri za statistique ziherutse bari kwereka abarenze 96%, 98% bavuga ko biyumva mu bumwe n'ubwiyunge muri iki gihe. Urumva rero abantu habuze bakeya batariyumvamo, ariko abantu bari mu Rwanda bumve intambwe zaratewe kandi birumvikana. Ubundi generasiyo zagiye zikora ibyo, hari abandi batoya bagiye bakura, mbese imyaka 30, ubwo tuvuge hari nk'abari bafite imyaka 10 batari barabigiyemo, bashyiramo imyaka 40-45. Aho bantu bose bafite iyo myaka ntibigeze bamenya ibyo. Abari hanze bo bafite iyo myaka ubundi byakabavuyemo, ariko nuko bagumanye n'abantu bakomeza kubigisha amacakubiri. Mu Rwanda naho wenda harimo bamwe bakibigisha iwabo mu rugo mu byo bita kushyiga, ariko iyo bavuye aho ngaho mu mashuri ntibakibyigishwa, ari primaire, ari secondaire, ari university, ntabwo bakibyigishwa, ahubwo bakabona inyigisho z'ubumwe n'ubwiyunge. N'ubu ababyeyi babo babigishije bituma ariko abantu benshi bagira dute. Si nka mbere kera, uzi ko mbere umwana bamwigishaga ari kwishyiga, bakamwigisha ari muri maternelle, yigisha ari muri primaire, yigisha ari muri secondaire, bamwigisha ari muri université, ndetse yabandika ibitabo muri université kuri ibyo by'amacakubiri. Noneho bakanabyigira mu madini, bakabyigira mu nama n'ahandi hose aho byabaga biri. Urumva ko buri icyo gihe icyo cyakuyemo bari abantu bose bakoze jenoside. Ubu rero umwana ubyiga niyo afite ababyeyi bameze batya bamwigisha mbere iwabo, ariko ahandi hose ntabwo bivugwa. Bituma rero niyo bayimwigisha atangira kutabyitaho nk'uko yakabyiseho. Niyo ituma abantu rero bageze mu myaka 40-45 batayibonye iyo jenoside, bayigemo ari bakuru bayikore, nibo benshi bageze barenze 75% mu Rwanda. Urumva nibo benshi mu gihugu. Ni nacyo gituma abandi bakuru bagiye bagabanuka buhoro buhoro. Ntabwo bireba bitangaje ko
abantu benshi baba biyumvamo mu bumwe n'ubwiyunge, kuko abageze kuri 80% batazi iyo jenoside barabyiyumvamo byoroshye. Abandi nk'ibyo 20% harimo aba rescapé, hakabamo abishe n'abijanditse muri jenoside cyangwa se bari bafite n'ibyo bitekerezo, abo urumva ko bagenda baba bake. Ariko rero kuko harimo nanone bamwe bagiye babyiga bagatera intambwe bakabivamo, hakaba n'abandi barescapé bo ntibabirimo, hakaba abandi bavuye hanze ntibabirimo. Urumva rero abagiye basigara bagenda baba bake. Bituma rero iyo zo za statistique zibitenze bityo nuko abanyarwanda bameze, bimeze neza. Ntabwo babigeranye ibyo hanze, kuko abo hanze bo bakomeze kwigishwa ibyo ngibyo, akaba ari byafite abana babo bariya nka bariya bose bari mu Bubiligi n'abandi bakomeje kwigisha n'ababyeyi babo bakibifite. Kandi nyine bikaba biri no muri bari hanze, bari mu za Kongo n'ahandi hose, muri Afurika y'Epfo, mu Bubiligi, mu Bufaransa, bakifite ibyo bitekerezo. Ariko noneho ubundi babigira nka mbere nta nubwo byabaga bizwi, nuko ubwo hari social media ibitanga, aho bari hose barabitanga bikagera. Banabitanga wenda ari n'abakeya babitanga ukumva ntaho hari byinshi, kuko bagiye babyandika hose, abantu bose babireba bakibwira ko bikabije. Muri Kongo birakabije, kuko hari FDLR yafatanyije yigishije abanyekongo nabo bakabijyamo, aho ibyo ni ikindi kibazo. Ariko mu Rwanda intambwe yarateye n'igaragara. Mu Rwanda intambwe yarateye igaragara, bivoma cyane ahanini ku myanzuro ifatwa na FPR Inkotanyi. Urebye mu ngingo 8, nyuma haje kuzamo n'iya 9 yo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse na jenoside ubwayo. Ni ingingo ngari zumvikanisha hafi, zibumbatira hamwe ugushaka kw'abanyarwanda mu iterambere ryabo, nko gutangira Unity Club, Intwararumuri. Ni urugero rumwe rw'aho mwagerageje kumvikanisha ayo mahame no kuyinjiza mu bantu kugira ngo tubone uwo musaruro muvuga uyu munsi. Mwabigenje mute? Kuko cyari ikintu kigoye honorable, kuko sosiyete mwaje musanga ari sosiyete yamaze gucikamo ibice, yaba mu mitekerereze ndetse no mu myumvire. Ariko kuba turi kubona igihugu kiri kugeza mu manota 90% ku bumwe n'ubwiyunge, ni miracle niko nabyita. Niki cyabafashije guhindura imyumvire yari yamaze kuba mibi, yaba bari bagize uruhare mu gutegura ayo mateka, urwango rwari rwamaze kuba rwinshi, yaba ndetse n'abagizweho ingaruka, byarushobokaga ko bo babishyira mu bana babo n'abandi bakabishyira mu bana. Ariko ukabona ko kuri uyu munsi ntabwo u Rwanda rwabaye igihugu kibi, kuko hari ahantu twongeye tubona ibyago biba mu gihugu, bikarangiza ibyo byago bigisobanuye byiteka, abantu bazajya bahora bababona gutyo. Iki cyatumye ayo mateka asa nkaho adakomeje, ahubwo hakaza iterambere, nubwo amateka ahari ariko ntakomeze kuranga u Rwanda. Ubwo nyuma ya jenoside nyine RPF ije, kuko yari isanzwe mu mutwe wayo igomba kwigisha kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Abantu bose ari abakadere ba RPF, bari abasirikare ba RPF, ari n'abamambure ba RPF bari hanze n'abari imbere n'abari Burayi n'abandi. Icyo gitekerezo cyo kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda cyari kirimo, nicyo cyigishwaga, nicyo abantu baje bavuga bati tugomba kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Noneho habaye jenoside rero, RPF icyo yakoze uwo mwanya ahereko itangira uwo murimo mu bikorwa, kuko icyo gihe nk'abasirikare, wenda abasirikare hari abasirikare 1500 bari basigaye. RPA irabafata ibashyira hamwe n'abandi, bazana grade zabo, bari ba general bakomeza kuba ba general, bari abakoloneli n'abandi, baza n'amagrade yabo, baza n'imirimo yabo bakoraga, bayikora. Niba yari kamanda wa battalion, agira kamanda wa battalion, niba yakoraga ibi bya intelligence
ajyamo, ndetse icyo gihe na minisita wa defanse abo iwabo, urumva ko byinjiye kuko yari ahari n'umusirikare mukuru, babinjizamo batyo hahandi aho abandi ariko honorable aho ntabwo mwari mufite k'abantu muri kurwana bashobora kuza kubihinduka. Birashoboka, ariko rero iyo muri hamwe uba umureba nta ngorane, uba umureba, si kimwe n'uri hariya yihishe hariya, kuko muba muri hamwe mukorana ibyo uba umureba icyo akora. Ntabwo kandi twebwe ko ubwo bumwe kuko bwari ngombwa guhamagara abo dufatanyije, ariko ubwo ni ku ruhande rw'abasirikare. Ku ruhande rw'abasivili naho twahamagaye andi mapariti yari ari aha ngaha, ndetse amapariti yavuyeho ni CDR na MD na MRND, ariko andi na za MDR na za PL bavuze ko zari zagiye muri jenoside, bo baraza tujya hamwe, uretse MRND na CDR, ariko nabwo nk'abantu bo muri MRND bari bataragiye batazwiho ko bagiye muri jenoside, nabo twarabahamagaye kugira ngo baze, noneho dushyire hamwe, dushyireho leta imwe, dushyireho inteko imwe. Urumva ubwo bahamagaye kugira ngo dukorere hamwe. Noneho mbese nk'urugero imyanya aho nk'uko yari yanditswe muri Arusha, RPF niba ifite 10 na bangahe mu kabineti ni babana, uretse ko perezida icyo gihe yari yabaye wa RPF, kuko mbere yagombaga kuba wa MRND wari perezida Habyarimana, ariko umubare uguma ari wa wundi mu nteko, bigoma imibare ingana nk'uko yari ingana. Noneho twiga rero kwicara kugira ngo tuganire icyo gihe gukora byose, tukicara tukaganira ibyo twumvikanya ko ari byo dushyira mu bikorwa. Twahereye ko tubikora uwo mwanya, mbese babona ko tutagiye muri bya byo kuvuga ngo ibintu turabifashe baye ibyacu, icyo ni kimwe, cyangwa bari turabirukanye. Uwo ari mu mwanya we w'imirimo niko yawubonye. Noneho no muri politiki turafatanya hose. Urumva nitwe twari twatsinde, twashobora kuvuga ngo reka tugire ba minisitiri benshi, siko byabaye. Bavugira imibare ugasanga ari 1/3 cya 4 cy'abantu, nko mu nteko wasanga turi 1/5 cy'abandi. Ugasanga rero uko byari biri muri Arusha niko twabigumenye, ndetse twongeraho n'ibindi, kuko ntacyo tugomba gukora tutabanje kuganira kugira ngo twumvikane, none icyo tumvikanye tugishyire mu bikorwa. Birumvikana yuko biraruhanya, ariko nibyo twafashe. Ubundi twari tumenyeranye nk'aba RPF ko twumvikana, kuko twabaga dufite umurongo umwe wa politiki, ikibazo twakiganiragaho gatoya tukacyumva. Ariko hariya byadutwaraga mu minsi 2, 3, 4 kugira ngo cyumvikane. Harimo aba MDR, aba PSD, aba PL, ndetse n'aba MRND baje wenda batabonetsemo jenoside, batakoze jenoside, cyangwa batazwiho jenoside, kuko hari ababaga barayikoze, ariko bo dabaga ati niba kuboneka warayikoze, icyo gihe ubucamanza buzagufata. Ubwo rero nibyo cyatumye tujya hamwe, dutangira gukora muri uwo munsi, dutangiye gushyiraho za leta n'ibindi. Tubikora rero kuboneza ko bwa bumwe bw'Abanyarwanda twakomeje, twari twarahigiye ko ariko tuzafata, kuko ari imwe mu ngingo twari dufite nini, kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. Noneho ubwo rero bwari si bwari ubumwe gusa, bwari kubaka ubwo bumwe ariko binyuze muri reconciliation, kuko hari harabayemo kwicana, hari habaye jenoside, abantu bamwe bisha abandi. Ubu ni ukubareconcilia, bamwe bazana kugira ngo bahure n'abandi, noneho kugira ngo ubone uko bubaka ubumwe. Twebwe kera twavugaga ko tuzubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, ariko noneho kuko bari habaye kwica, jenoside yabaye, noneho hari ukuzana abantu kugira ngo abarescape, abishe mubashyire hamwe, noneho dukorere hamwe. Nibwo kubaka ubumwe n'ubwiyunge. Muri ibyo rero hagiye hakorwa ibintu byinshi. Hari za komisiyo twashyiragaho zabikoze, komisiyo yari komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, kugira ngo igende ibyigisha bikora bose. Ariko ibyo bigasaba ko n'abantu twese tugenda tubikora
kubikora, kubyigisha, ariko no kubishyira mu bikorwa. Igikozwe cyose bikaba birimo. Niba ushyizeho leta, bikaboneka ko iyo leta irimo ibice byose, hatagiye usigara inyuma. Niba ugize igikorwa utanga, wenda tuvuge utanze wenda nka Girinka, uzihe bose, hatagira ugira. Niba ari ishuri wajya muri segonderi, nibwo buriya kuboneka gushyiraho ngo ibizamini aba ari byo bizagenda wegera gukora ikizamini kigaragara hariya, ukareba ko mwana yatsinze, akagenda n'amanota ye bigaragara, bitari bya bindi byari byihishe imbere, kugira ngo buri wese kwigisha byari birimo, kujya hamwe tugakorera hamwe tukaganira, yari indi nzira twakoreshaga. Ariko noneho n'ibikorwa bikorwa, kureba ko bikorwa n'ibikorwa bitoya, igihe utanga imbuto zo kugira ngo bajye guhinga, ukareba ko uziha bose. Igihe utanga fertilizers zo kugira ngo bakoresha bashyira mu, ukareba ko babihaye bose. Niba ushyizeho turaciye nyakatsi, noneho uracira nyakatsi bose, abantu bose ububakira, baha amabati bose b'Abanyarwanda. Igikorwa cyose uretse habagamo kwigisha, hakabamo gushyira hamwe abantu bakaganira kugira ngo bagire ibitekerezo, ariko hakaba n'ibikorwa, ibi bikorwa bya buri munsi nabyo byagendaga bireba yuko bizana ubumwe n'ubwiyunge. Noneho ibyo byatumaga rero mushaka n'izindi nzira zisanzwe, nk'ubwo nk'aya mapariti politiki, kugira ngo muhamagarane, muze muganire ibyo mugenda muvuga. Urumva pariti yose bituma byarashyizeho na forumu nyuma zo kugira ngo amapariti, kuko nanone niba muganira, niba usaba Abanyarwanda ngo baganire, namwe abanyapolitiki mugomba kuganira. Urumva barimo bagendaga bashaka ibintu byose. Noneho n'ibyo ugasanga no mu madini, tuvuge amadini niba mugomba kubyigisha, najye hamwe nabyo abiganireho. Ugasanga n'amadini nayo yagiye hamwe kugira ngo ajye aganira kuri ibyo, ashyireho n'inzego zigenda zibikora, zigenda zibyigisha kandi babiganiraho. Ugasanga ubwo rero no muri icyo gikorwa cya Unity Club niho cyaturutse kivuga ko mbese mu kabineti byasangwe na madamu perezida, madamu wa perezida, first lady. Noneho bavuga bati mu kabineti imiryango yacu mbese yagiyemo ikajya iganira yo mu kabineti, tukajya hamwe tugakorana, ari ufite, niba ari umuminisitiri w'umugore, umugabo wazi, niba ari umuminisitiri w'umugabo, umugore wazi. Iyo miryango ijya hamwe iganire kuri ubwo bumwe n'ubwiyunge, inabonane, isabane. Ariko none kuko ari uko izajya ijya hamwe kugira ngo ugende yigisha ubumwe n'ubwiyunge hirya no hino. Urumva rero icyo ni igikorwa kimwe cyakorwaga cyinjira muri bya bindi nk'uko amadini yagiye hamwe akagira ntuzayabo kugira ngo bajye baganira ku bumwe n'ubwiyunge, nk'uko tubwira amapariti yagiye hamwe kugira ngo bajye baganira ku bumwe n'ubwiyunge. Buriya harimo na za association zagiye zirema kugira ngo ziganire ku bumwe n'ubwiyunge, nyinshi cyane hirya no hino. Icyo gikorwa rero nacyo cyaje muri ibyo ngibyo cya Unity Club. Ariko rero urumva ko ni ba minisitiri, noneho n'imiryango ya ba minisitiri, kugira ngo babe bari hamwe, uretse kuganira ibyo bari basanzwe baganira, banajye hamwe imiryango isabane. Ariko noneho kuko bayobora igihugu, bajye gufasha abandi hirya no hino kugira ngo bagende bigisha ubumwe n'ubwiyunge. Niko cyaje kirakura kiba kinini. Yego, ikigaragara iyo urebye ukanareba n'umusaruro, ndi kuvuga niyo utafatira hamwe Unity Club Intwararumuri ukarebera rimwe na FPR Inkotanyi, ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi bwatanze umusaruro mwiza, binagaragarira no mu byo tubona. Iyo uganirije urubyiruko rwinshi, abanyamuryango ba FPR Inkotanyi, iyo habaye amatora, umukandida wa FPR Inkotanyi aratsinda ku kigero cyo hejuru. Ariko twagiye tubona hari abantu, haba hari ishyaka rikunzwe n'abaturage rigakora, ariko nyuma abaturage bakaza kuritakariza icyizere. Nk'urugero natanga, nko muri Tanzania turi kubona abantu bigaragambya, tutaki CCM, tutaki Mama Samia, na muri 2014 nabwo habaye ibisa nk'ibyo, bagerageza kujya ku butegetsi bakuraho Magufuli. Ukabona ko hari igihe cyageze, ukabona abaturage ntabwo bikishimiye rya shyaka nk'uko bari barigishimiye rikiba ishyaka
ryabahaye ijambo muri FPR. Nta bwoba mugira nubwo hari byinshi oya mwakoze, bw'uko hari abantu bashobora kuvuga bati turarambiwe. oya reka nkubwire si ukurambirwa buriya ishyaka riri mu cya mbere ubu ngubu ni uko dufatanyije n'abandi dufite demokarasi itameze nk'iy'abandi, iy'ubumwe n'ubwiyunge, ibyo tugiye gukora byose tubikorera hamwe kandi tugasangira ubutegetsi. Urumva nibyo nimeze nka hariya, icyo ni kimwe. Ariko nanone nubwo tuba tumeze nka hariya, igihe cyose iyo pariti itagisavinga abaturage ngo umuturage aba ari uba ku isonga mu bitekerezo byabo, itagikorera abaturage, itakifitiye akamaro abaturage, kugeza kuri wa muturage wo hasi, abaturage bayikuraho icyizere, kuyizera, kuko igihe utabakorera, ibyo ukora byose bidashingiye kuri umuturage, ibyo ukora byose bidashingiye kugira ngo uwo muturage atere imbere, igihe ibyo ukora byose bidashingiye kugira ngo uriya muturage yiyumve ko ibyo umukorera ari byo, igihe utamuha ijambo kugira ngo abe avuge yashaka, ajyemo mu bitekerezo mwumva mukora nawe yumve ari ibye, bagutera icyizere. Buriya aya mapariti ubona nka ANC niko bimeze, ukabona n'ibyabaye muri Tanzania nuko ari ibyo, kuko umuturage ntibagikorera umuturage, ntabwo akiri pariti y'umuturage, ntabwo umuturage ari uri ku isonga, basigaye bikorera bakora ibindi byunuzane, bagutaho icyizere. Na RPF bikoze bahitaho icyizere. Noneho ubwo ni kimwe, ariko rimwe na rimwe usanga ko haba iyo bizanwa, iyo leta imaze kuba yaratunzwe na ruswa n'akarengane, ibyo bituma noneho n'umuturage yitaho icyizere, ugasanga yitayeho icyizere. Ubwo ni kwerekana RPF, uretse ko no system twakoze yo ifite ukundi, kuko RPF iri ku butegetsi ibusangira n'abandi. Hariya rero ntabwo basangira n'abandi, iyo batsinze batwara byose, ibyo wenda ni bimwe bigize kuntu. Ariko n'ibyo icyo gihe utagikorera abaturage, icyo gihe umuturage atari we, politiki yawe idashingiye ku muturage, umuturage azakuvaho, uzaba umukorera. Hariya rero bibona nuko batagikorera abaturage, n'ibyo akaboneka n'andi makosa, bakajyana muri ruswa, bagakira wenda bakikira ubwabo, badakiza abaturage, ntibibuke abaturage n'abandi. Niko bigenda bimera, bigenda bataho cyizere. Noneho na system yabo bafite, batsinda bagatwara byose, andi maparti ntagira icyo abona. Ariko twebwe dufite system tugomba kugira, twumvikana, tuganira, tukumvikana, none ibyo twumvikanyeho tukabizana, bigakora. Ugasanga RPF siyo yihariye ubuyobozi, hari n'abandi barimo mu yandi maparti arimo. Ariko n'ibyo nuko RPF hamwe n'ayo maparti bagikorera abaturage, umuturage ari we icyifuzo n'iki cyose bagihe wa muturage gitera imbere, ari we ibibazo byabo babimurangiriza, politiki ari we ishingiyeho. N'ubu bihindutse rero nyine nabwo abaturage babavaho. Igituma rero birimo nuko RPF ubwo igisavinga abaturage, bariya rero bandi icyatumye babaho nuko batagisavinga abaturage, bakagira na leta irimo, baba bafashe leta bagatwara byose, babandi batagize, ntibigeze bajya hamwe ngo baganire bumvikane. Twebwe dufite iyo politiki yo kuganira no kumvikana, hanyuma tugasangira ubutegetsi. Ubu ntabwo ari byo bafite, ariko nabyo nubwo wabigira icyo mugasangira n'ayo mapariti, n'abaturage babavaho nubwo mwamuteranye mu mapariti 10, igihe cyose udasavinga abaturage, politiki yawe atari iy'abaturage, idashingiye ku baturage, ibitekerezo utabikura mu baturage kugira ngo urangize ibibazo byabo, nta cyatuma abaturage batakuvaho. None habone ko organiza hariya ibintu bigacika, none kuko bari basanzwe bahangana, bagahangana rero abaturage bakagenda kabona bahanganye, urubyiruko rwagiyemo. Iki gihe urubyiruko n'abandi n'abaturage igihe batakwibonamo barakureka. RPF rero nayo ubu nuko bayibonamo, cyane aya mapariti arimo, abaturage bakaba bibonamo. Ariko igihe bagomba kumenya yuko
ko babereyeho abaturage, guhindura abaturage, kubateza imbere, guha ibintu byose urubyiruko rugakora, rugatera imbere, rukiteza imbere, rukinjira muri leta. Urumva nka rwa rubyiruko rwirukanka hirya hano harimo bo batangira kujya no mu butegetsi hakiri kare. Hari byinshi RPF igenda ikora, iyi leta yacu igenda ikora, birimo n'urubyiruko rurimo ruyobora, rurimo guhera hasi mu nzego z'ibanze, usanga bagiye bari mu bafata ibyemezo, mu rubyiruko rurimo kugenda ugera mu nteko, noneho no mu kabinete n'ahandi ugasanga urubyiruko rurahari. Ariko ibyo ntibyaba bihagije, nuko ruriho nanone rukorera rw'abaturage. Ikintu cya mbere ni uko politiki yawe igomba gushingira ku muturage, kandi serivisi itanga ukaziha umuturage. Umuturage ibibazo byose urangiza urangiza by'umuturage. N'ibyo rero nibwo bagomba kukwizera. CCM urwo niko mbere yakoreraga abaturage, ubu n'iki bakora. NCK urwo yakoreraga abaturage, ubu n'iki bakora. Nizo zirana n'abagenda bagira barwana, ariko bakajyana n'izo system zidafatanya, zo kuvuga umwe yatsinda agatwara byose, ntariki n'abandi bajya ku butegetsi. Ikigaragara ibikorwa FPR yakoze nibyo bituma n'abaturage bayibona neza muri iyi myaka itambutse, noneho bikagirwamo uruhare cyane na nyakubahwa perezida wa repubulika, kandi nawe ni umukandida wa FPR Inkotanyi, gutsinda ku kigero cyerekana ko abanyarwanda benshi baba bamwishimiye. Iyo tuvuga FPR Inkotanyi na chairman barimo, nubwo nyuma b'umuperezida w'abanyarwanda bose, ariko ubwo tuvuga FPR tuba tuvuga na chairman nabo barimo. Icyo mbaza hano, biragaragara ko ishyaka rirakomeye kandi rirumvwa cyane n'abanyarwanda, ariko icyizere mufite kingana gute mu gihe umukandida yaba avuze ko mu matora wenda atari bukiremo kandidatire ye, perezida atagize ko ntuzo adashyizemo kandidatire mu matora, mwaba mufite icyizere kingana gute? Ibyo tuba tubuze nyine umuyobozi mwiza ukundwe n'abantu, ariko FPR niba ikorera abaturage izagereza Manyere ntiyavuye se wini bagakomeza mwinyi bagakora. Nibwo pariti ubwayo yakora. Ubwo wenda ntiyabona umuyobozi mwiza cyane, uriya ni umuyobozi w'ikirenga, ariko yabona abayobozi beza bakorana ibyo yakoraga. Ndavuga wenda ntibazaba ikirenga, burya bugira abayobozi, hakaba umuyobozi mubi, umuyobozi mwiza cyane, hakaba n'umuyobozi w'intuza, umuyobozi rwose excellent, hakaba n'umuyobozi w'ikirenga. Ikirenga ni nka perezida abo, ariko ababoneka n'imboneka rimwe, ushobora kumara imyaka 100 utaramubona. Ariko burya iyo hariho abayobozi beza baraho bakora bya bindi bye bikakomeza bigakora. Muri FPR abayobozi beza barahari. Badufite uw'ikirenga ni perezida wa repubulika, ariko abayobozi beza barahari bakomeza imirimo ye. Abanyarwanda babereka icyizere nk'icyo bereka umuyobozi wacu w'ikirenga. Ko bereka se na FPR se bayereka icyizere, ubwo bayerekamo umuyobozi wagize, kandi ubwo yabonetse bamwereka icyizere nyine. Muri Unity Club Intwararumuri, umukuru w'igihugu mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye n'abanyarwanda muri rusange byatangishije kuri radio na televiziyo, yakomoje ku kaga Afurika ikiri guhura nako na buri munsi. Aravuga ati ni gute hari abantu twari turi kumwe mu myaka 60 ishize, kuri ubu ngubu badukubye inshuro 100, ukabona ko ntabwo biri gupfira hehe, nubwo hari byinshi byakozwe, ariko kuki ibibazo bidakemuka ku kigero kingana nk'abo twanganaga mu 1960, mu 1970. Urumva yarabivugira ukuri, yabifite nk'igihugu nka Singapore niyo ikunda kwerekanwa, yari imeze kimwe natwe, ariko naburiye Ubushinwa bwari ubukene mu myaka 70, na za Korea n'ibindi byose byari ubukene. Nibyo rero yavugaga ati ko kuki bariya bicaye bagakora, bakaba baturuta imyaka baturusha inshuro 100 ngahe n'ibindi, kandi mu myaka ya 60 twari
ku rugero rumwe. Ni imyaka ya 60 70 twari ku rugero rumwe. Twebwe n'iki cyo muri Afurika twabuze, nicyo perezida yababwiraga. Ni ukubura abayobozi beza bakora bakunze igihugu cyabo, bakageraho sisitemu yo kubaka igihugu. Icya mbere kumobiriza abantu, gushyiraho ntuza politiki nziza, kwiyobora neza, ureba development n'ibindi, ugashyiraho umurongo wo kubikora ukagenda utera imbere. Buriya niko bagiye bakora. Igihugu cy'Ubushinwa icya mbere cyari gifite abantu mbere b'abahanga, kuko uriya ba Mao Tse-tung na Parti Communiste yari yarigishije bari aho, ariko kuba abakungu noneho wenda bafashe abantuza, none bashyiraho politiki yo kugira ngo cyiteze imbere. Irihuta rwose, ya niyo yihuse cyane kurusha ibindi byose. Ariko nka Singapore twari kimwe. Icyo byakoze ureba Afurika yakora ni kugira ntuza kuza ugashyiraho education, kwigisha abantu bakaboneka. Abo bantu wigishije bagatangira bagakora, bagahindura igihugu cyabo, kuko babigishije babonetse, bahaye education bose, abana bose bize, baboneje hirya no hino, noneho ugatangira bagahindura igihugu cyabo, kuko ntabwo babifate za minore, nta kindi bari bafite n'icyo uretse gucuruza. Afurika rero dufite n'ibintu, dufite amabuye y'agaciro, hari amashyamba n'ibindi. Urumva habuze rero abo bayobozi baba bafite viziyo y'imbere, mbese nk'uko dufite umuyobozi ugerageza, yadukuye ni harehare, ni hanini. Abanyafurika rero nibyo babuze, ubundi bakwihuse nk'uko biriya bihugu byo muri Aziya byihuse. Nicyo perezida yababwiraga, kuki twinyara mu isunzu ngo tubikore nk'uko nguko, ko abandi babikora bakajyaho. Avuga ati turabishoboye, duhaguruke dukore, ibintu byagerwaho. Ni imyaka 60 kuri Afurika, ariko ku Rwanda ushatse bakora imyaka 31 n'ibiri, kuko mbere y'iyo myaka hari imbaraga zikumira ubwo bushake bw'iterambere. Ntabwo ari imyaka 30, buriya twageze muri iyo myaka ngira ngo buriya wenda hari uko twagize, hari kiriho perezida Bizimungu, ariko guhera mu 2000 ubundi ni imyaka 25. Muri iyo myaka 25 niho tubonye ibintu byihuse bitya. Ariko rero ubwo n'abandi banyafurika babikora, bo kuko hari abafite n'aho bahera, bafite n'ibintu bagenda bagira. Ufata nk'ibihugu bimwe bifite peteroli, bikagira za minore, bikagira abaturage bake, byakwihuta ubutaka bunini n'ibindi byose bashobora guhingamo, n'iki bafite ubutaka bwiza. Uzarebe nk'ibihugu byo mu Barabu bikoresha peteroli gusa, bitakiri ikindi bayikoresha neza. Ariko bifate rero igihugu nka Singapore ntacyo yari ifite. Igihugu gito gifite abaturage benshi, ni agahugu gato kadafite iki, ariko karicaye ati abana bacu nibo bazikiza, bashaka ibintu byo kubigisha n'iki. None baratangira bakoresha, barize ba engineer biki baratangira barakora. Nibyo ntibyatunanira natwe n'ibyo. Mu kuganira umukuru w'igihugu yarakomeje araganira, avuga no ku banyarwanda bafite uburenganzira bwo kureka abana babo bagahitamo ibyo bashaka, avuga ku bahungu babiri babaye abasirikare n'undi wagiye mu bucuruzi. Ariko ikintu yasorejeho ni ikintu gikomeye cyane, sinzi reaction yanyu kuri icyo ngicyo. Yavuze ku bantu babivuga ku mahoro nyambaga birahari, bavuga ko hari gutegurwa umukobwa we Ange Kagame ngo ari we uzaba perezida mu minsi ishize. Wanabiganiriye, hari n'umuntu wabikubaje, ariko umukuru w'igihugu yabivuze yerekana ko nawe ni umunyarwanda nk'abandi, ariko nta gahunda ihari yo kumutegura. Ibyo mubivugaho iki honorable? Nta gahunda iriho, ntabwo ari
ntabwo perezida wa repubulika Mm. ari umwami ni perezida wa repubulika. Oya wenda muri karagiteri we nk'umuyobozi ibyo ntabwo yabijyamo, turamuzi ntabwo yabijyamo, ntabwo yavuga ngo kandi ariko we uwo mwana Ange abigiyeho yabigiyeho kuko yishoboreye ubwe nk'uko undi wese Tito undi wese waza akaba ashoboye akagira abanyarwanda akababwira. Ariko rero we nta nubwo ari no muri ba bandi perezida wacu se ntari muri ba bandi bavuga ngo uwanjye nagira atya, uzarebe nta n'icyo afite, icyo afite cyo ni icy'abanyarwanda, akunda abanyarwanda. Ntabwo ari wa wundi uvuga ngo reka nshyireho uwanjye azazamuke ariwe nuko agira nk'uko hirya ugenda ubibona. Oya, ntabwo ibyo abirimo ntabwo ari hejuru y'ibyo. Ariko uwo mwana we abishoboye akakora kuko afite uburenganzira bungana n'ubwacu, n'ubw'uwanjye n'ubw'uwundi, yaba abishoboye agakora akabigeraho yabigeraho ubwe, ariko ari we ubyishakiye. Ntabwo perezida wacu ari muri abo ngabo bavuga ngo nguyu reka muzamu. Ubu aranabibonye no mu bana we ugenda ubona bazamuka, hariho nazamura ngo ashyira imbere yagira ati ari hejuru y'ibyo ntabwo ari wakunde u Rwanda n'abanyarwanda bo umwe mu bana we agize capacity nk'iye nawe bikamuboneka akabikora yazamuka nk'uko yababonye ahandi. Binabaye ariko igikuba cyaba cyacitse cyaba ari iki, kuko nk'urugero nko muri Amerika twabonye George Bush George Bush mukuru wa wundi witabye Imana ajyaho, hacaho Bill Clinton, haza George W. Bush. Yari yamamaje ubwe nyine aratsinda nk'uko nawe yabikora, nk'uko uwo mwana we yabikora akiyamamaza agatsinda. Icyo ni ikintu gihari, ariko iyo witegereje urumva harimo abantu nuko babikeka babona abandi hari abagenda babikora, ariko nk'umuntu we nka perezida wacu nk'umuntu ari hejuru y'ibyo yo kuvuga ngo umwana wanjye inka yanjye iki n'iki. Icye cya mbere areba u Rwanda n'abanyarwanda, umwana we uza mu banyarwanda nk'uko nanjye nza mu n'iki, nicyo cye cya mbere areba u Rwanda n'abanyarwanda. Noneho wenda famiye ye wenda akaza kuyireba, ariko yabanje kureba u Rwanda n'abanyarwanda. Muri urwo Rwanda n'abanyarwanda rero uteye imbere niwe uzazaho, ariko hageze umwana we utera imbere muri abo yakwizana, kandi aje kuko aba yanga ko byakwereka nk'ibyo, we yabanje no kubyanga. Karagiteri ye uko muzi yabanje no kubyanga ati no uzaba ubyikorera ntakiri ahangaha ntato ejo batazagira ngo niki. Ndavuga ubwo karagiteri nk'umuntu unzi. Ariko rero icye ni u Rwanda n'abanyarwanda, ibindi biza nyuma, famiye ye iza nyuma ikurikira ibyo ngibyo. Ubwo ni ukuvuga umuntu kubwiza ukuri, mvuga umuntu uko ari. Ubwo simvuga nka perezida, ndavuga umuntu uko ari, twabanye igihe binagize kuko ni umuntu ufite wenda binagize uwo nguwo wenda akagira na koriteze ko azashobora bigira, yambwira ati sinshaka ko bizagaragara ko ari jye wakugize, nyamuneka buretse nigenda uzabyigirire. Ubwo ndamuvuga nk'umuntu nzi, niwe yabivuze jye ntibintangaza. Nabambaje mbere ngira ngo niko njye nabivuze mbere ngira ngo atarabivuga. Rwanda hari abambajije kuri iki kibazo, nanjye nabonye video ntoya yo kubisubiza. Ibyo birumvikana. Hanyuma iki kibazo mu minsi ishize naganiriye na Honorable Musoni Protais, nawe ndakimubaza, nyanganira nanjye nongere kikubaze, mwiyumva mute iyo mubonye amazina y'abantu barahiye indahiro ya FPR, indahiro ikomeye cyane irimo n'amagambo yumvikana, bari ku rutonde rw'abateroriste? Kuko hari urutonde twabonye mu minsi ishize rwa FIC rwerekana abanyarwanda 25 barimo Kayumba Nyamwasa, barimo bita abantu Rudasingwa, babaye abantu b'imbere muri FPR. Bibabaza ku kihe kigero kubona umuntu babaye ba FPR? Ko sinzi ko bigeze barayara muri FPR.
ubwo uradusobanurira waba gute muri FPR utararahiye muri FPR? oya reka nkubwire uko tugera Eh, buriya FPR twe tukingura amarembo kuko ni mass movement, ni umuryango w'abanyarwanda. yego. Umunyarwanda wese ushatse kuza yinjiramo, ariko tuvuge dutangira nka buriya nka Rudasingwa yari afite pariti ye yandwanyaga na FPR, ariko kuko twagiye ku rugamba we aravuga ati ndashaka kuza, tubana ku rugamba, agezeho yinjiramo, noneho yinjiramo ajya muri FPR. Uko kwinjira nk'umunyamuryango nta ndahiro ibaho? Reka icyo gihe kuko yinjiyemo no mu gisirikare nta si ngombwa Yego. ngo arahire. Umwa mbere barahiraga iyo ariko abasirikare bagiyemo kumva ashaka kujya muri FPR, urumva kuko kuraza kurwana n'ayo maraso bituma ibyo biza. Kayumba rero nawe yari inyuma, we burya yaje inyuma adusanga nawe ku rugamba, ntabwo yigeze aba FPR, ariko aje warwana muri APR. Sinzi ko yabaye no mu muryango, ariko yabaye mu basirikare bacu, ariko twafatanyije urugamba. Iyo uje ugakora neza, FPR igushyira mu bayo ukazamuka, ndetse ikanagaha n'ubuyobozi. Nibyo cyatumye nka Kayumba akora umusirikare mwiza wakoze neza, aba ayobora n'abandi basirikare nka Rudasingwa, kuko akora kuntuza, akorana hamwe na perezida na APR na RPF. Dutangiye yabaye secrétaire général wa RPF, anaje aranabyica, tugomba kumukuraho, ariko yaramubaye kuko twarebaga akora neza. Kuko uje wese akinjira muri FPR, amarembo aba akinguye ukajya. Iyo uje ugakora neza, ujya no muri iyo myanya ugenda uyijyamo. Ariko nyuma bikazasanga ka gatekerezo kawe wagiraga kera ukigafite. Ariko si n'ibyo, n'abandi barahiye, Gahima n'abandi bararahiye kuko bari mu batangiye FPR, abagahima. Si n'ibyo, ushobora kuba afite bahageraho, kuko abantu bose binjira muri FPR ntabwo turi Imana ngo twapimye ngo turebe uyu muntu yagera hariya yifite agatima ko gufata amafaranga, kwiba no kugira gute. N'ibyo bombi ari Theogene, ni amafaranga yashaka turateranya utuntu, ari n'uriya Nyamwasa, ni amafaranga n'amasambu n'ibintu byose yagendaga afata by'abantu. Ni inda nini yagendaga ibatwara. Iyo nda nini rero ntugire ngo n'uwa FPR warahiye watangiye nawe yabigira ufite inda nini, kuko aricyo cyagiye kibatwara. Kuko iyo twinjiza muri FPR nturebamo ngo urebe uti uyu muntu none ntagira akageso kabi, ashobora no kuza kuko nta bintu bihari, none yagira ku bintu akumva arabikunze agashaka gufata. Hirya ndeba n'icyo bakoze, ubu bakimeze neza, nuko bakunze utuntu kurusha uko bikunda, bagatangira kugira kuba uri mu mwanya mwiza, ugatangira kugira utunyanga, ufata uganira n'abari ugira utya kugira ngo wigwizeho ibintu. Nicyo cyabishe bose, kandi bose niko Theogene we yari yaciye urubanza, ndetse no mu basirikare. Kayumba we bari batangiye kumubaza bati ibi nibi ko babikorega n'iki, hanyuma aragenda. Urumva rero hanyuma rero bageze hariya, noneho binjira muri terrorism. Urabuze ko aribo boherezaga abantu gutera za grenade hano mu masoko n'ahandi. Abantu ba Kayumba nibo, kandi yabaga bashyigikiye, yaranabyemeraga, batera za grenade bagira bati, noneho bajya gukorana na FDLR n'abantu babo no gutera u Rwanda bagatera. Ariko baje gushaka no kwinjiza abantu binjiramo kugenda batera za grenade mu masoko, mu cyo abantu bagiye bahakomerekera, bamwe banapfa biturutse kuri bo. Ibyo bakoraga, icyo gikorwa ni igitera ubwoba. Igitera ubwoba ni icyo bita terrorism. Urumva ko ari abateroriste rero, aba bashyize kuri liste ntibabeshye. Hari ikiganiro nabonye yagiranye na SABC Africa, televiziyo yo muri Afurika y'Epfo, bamuhamagara ku buryo bw'ikoranabuhanga, bamubaza bari ku rutonde na reaction ye, avuga ko ari diversion, ni ukuyobyura, ari asobanura mu magambo ye ko ahubwo ikibazo cyabayemo ngo yari ambasaderi mu Buhinde,
ngo agaruka mu Rwanda ngo aje gushyingura nyina, ngo nibwo hatangiye kuza ibibazo byo gushaka kumuta muri yombi bamushinja ko ari kuvugana na Karegeya wari wagiye muri Afurika y'Epfo, ariko avuga ko impamvu ubutegetsi bwatangiye kumureba nabi ngo nuko yarwanyije ngo kudeta yo mu 2000 ngo yakuyeho perezida wari uriho Bizimungu nyuma yuko yari amaze gushinga ishyaka niko yabyise mu magambo ye, avuga ko ubwo icyo kibazo cyabayemo ntabwo yigeze abyemera, ntabwo yashatse kujyana nabyo. atabivuze ati simbyemera, ndavuga ko atigeze abivuga ngo ntibyemera, ko atajyaga anabivuga n'ubundi kuko abivuze ubwo ngo oya, nuko ari muri ambasade baramuhamagaye n'igihe wari ucayarinze niyo nama, bamwereka ibintu agenda atwara, ibintu agenda yambura hirya no hino, ibyo ngibyo Kayumba abyumvise, ndetse turavugana ngo reka tuzahure, kuko bagendaga bamwereka nawe agasubiza tareka noneho tuzongere duhure tubiganire, hari n'ibindi bya raporo birimo bikorwa, duhana undi munsi mu cyumweru gikurikiye, kuko icyo gihe twabanaga ariko cyangwa harimo ku wa gatatu cyangwa ku wa kane, hanyuma iyo weekend aragenda rimwe, twagomba kongera guhura. Kwari ibyo byantuza ko bitariho cyari byarashize kera, ibya Bizimungu yari yavuyeho kera, yaramaze igihe ko atajyaga bivuga se, cyangwa kuko batabimuhoye ngo agende hakiri kare. Kuko Kayumba ngira ngo yari yagiye mu mwaka nuko mwaka nawe ukanye 2009 na 10 ntuza yaravuye 2000. Gusa iyo myaka 10 yose yabayeho ngaho ambasaderi akora ibindi byose, ko atari yarabivuze. Noneho babimubwiriye, inama yari hari nanjye wari yicaye harinze, kuko yaregwaga n'abasivile kandi yari amaze kujya mu ntuza muri ntabwo yari akiri umusirikare, ugeze ku ntuza nicyo RPF. Inama rero turabimubwira, tumwereka ibintu agenda atwara, ibintu yigwizaho, imitungo agenda yigwizaho, none batangiye no gushaka wenda no muri miss management ahandi byagenda agakora, niko kumubwira bivugana neza, leta nta nubwo byagiraga ko ntuza kwari ukugenda tubimwereka, twereka ibyo abaturage bavuga, ibyo yagiye yaka n'iki, none uzaze wisobanura n'ibindi ari n'ibyo tumubazaho. Hanyuma iyo weekend aragenda arabura, yagomba kugaruka kugira ngo tongere tugire inama, ntiyagaruka. Ubwo niko kugenda ubwo agenda avuga ngo tagaruka, ubwo nyina ngo hari nko kuwa kane. Mwamenye mute ko ashobora kuba yafashe indi nzira y'ibyo ari mu uyu munsi? Igihe sinanabibaje, ahubwo turabaze cyagiye bigeze bati Kayumba yaragiye. Ariko igitangaje rero murebe ko wenda yari asanzwe akorana nabo aho muri leta, hari umuntu hagiye agaca muri za Uganda n'ahandi akagenda, ubwo kuri iyo weekend agezeyo ku wa gatandatu, ku wa mbere aba afite ntuza residence, bamukore kuri weekend ku wa gatandatu no ku cyumweru, ubundi za system ntiziba zikora. Urumva ko ku wa mbere bari bayimuhaye, urumva ko harimo akagambane ko umuntu n'ibyo akeka, wenda gusa system zabo zitajyaga zikora ku wa gatandatu no ku cyumweru ari za makonje, noneho wa mbere akaba arayifite. Urumva ni ibindi, ariko ibyo byose ibyo yagiye, iyo nama ni nayo nayicaringa. Ubwo nari muri komite, jya bayobora komite ya discipline ya RPF. Bya Bizimungu se ko tabivuze icyo gihe cyose yabayeho ngaho ko utageze abivuga, ko yari turimo mu nama za RPF tumugura uko yabaga ari mu bandi. Honorable dusanzwe tumuganiraho iyo twaganiriye, ariko ntabwo nari nkimubaza impamvu mubajije, nuko nanjye narumvise ikindi kintu gishya ntari narumvise nyine mu minsi yose yatambutse. N'ubyumva cyo ni ikije ki. Yego Honorable, reka mbashimire cyane, n'ukuri mwagize neza kuganira natwe. Sawa sawa.